Yesu ashimwe cyane, ndabashuje nanone mu izina rya Yesu, mbifuriza umugisha w'Imana. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, murigezwaho nanjye Pastor Sam. Ijambo tuganiraho ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 25, n'umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 16. Havugwa inkuru y'abakobwa 10, niyo tugiye kuganiraho. Ngira ngo aho nza gusoreza uraza kubamenye niba uri mu banyabwenge cyangwa uri mu bapfu, kuko abakobwa 10 barimo ibice bibiri, harimo igice cy'abapfu n'igice cy'abanyabwenge. Ndaza kurangiza kuvuga aya magambo wamenye aho barurizwa, wamenye n'icyo gukora. Imana iguha umugisha. Reka dusome. Umurongo wa mbere uravuga ngo, icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu. Nagira ngo nkubwire ngo hari impamvu babanje abapfu. Byabonetse ko ari ibice bibiri, ariko babanje abapfu. Mu yandi magambo, Bibiliya ni igitabo gifite urutonde. Iyo babanje ikintu bafite impamvu bakibanje, n'iyo baherukije ikintu bafite impamvu bakiherukije. Biravuga rero hano ngo abapfu nibo benshi. Bibiliya hano ikintu yerekanye gusa, yerekanye ko hari ibice bibiri mu itorero, icy'abapfu n'icy'abanyabwenge. Ariko kuba babanje abapfu ni ikimenyetso cy'uko ari bo benshi. Aravuga ngo abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke umusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza. Abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati, nyakubahwa, dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen, amen. Abakobwa 10 ni ikigereranyo cy'abagize itorero rya Kristo, itorero ry'Imana muri rusange. Abakobwa 10 ni abamembers, ni abamambure, ni abanyamuryango b'itorero rya Kristo. Hanyuma rero itorero rya Kristo uyu munsi wa none ririmo ibice bibiri. Ririmo igice cy'abantu b'abapfu, rikabamo n'igice cy'abanyabwenge, kandi abapfu nibo benshi. Hanyuma rero ikigaragaza bamwe ko ari abanyabwenge, abandi bakaba abapfu, ntabwo ari ikintu kigaragarira inyuma. Muri rusange bose bajya gusa. Bari mu itorero bashobora kuba baririmba bose, bashobora kuba babwiriza, yewe bashobora kuba bose bambara neza, bashobora kuba bose batanga ibya 10 n'amaturo, bashobora kuba bose bakora inshingano z'itorero, bashobora kuba bose biyiriza, bashobora kuba bose basenga, bashobora kuba bose batwaye za Bibiliya. Ariko hari yireba ikabona ko bamwe ari abapfu, abandi ari abanyabwenge. Bigaragarira hehe rero? Bigaragarira ku matabaza n'amavuta. Amatabaza ni imirimo y'inyuma igaragarira inyuma. Hanyuma amavuta nayo ni imirimo y'imbere. Umuntu rero ufite itabaza wese, abantu dushobora kumureba tukamushima, tukabona ko ari umuntu mwiza, ni umuntu ukunda Imana, ni umuntu ukunda gusenga, ni umuntu witanga, ni umuntu utabura mu rusengero. Imirimo y'inyuma ni amatabaza. Amatabaza ni imirimo y'inyuma, kandi twebwe abantu iyo twarebesheje amaso ya kimuntu, iyo niyo mirimo tureba. Mu yandi magambo, kugira ngo dutandukanye umunyabwenge n'umupfu byatugora. Dore rero ahantu bigaragarira ko umwe ari umunyabwenge, undi akaba ari umupfu, ni uwufite amavuta
mu mperezo. Kugira itabaza si igitangaza, ibyo ngibyo abari mu rusengero bose bararifite, kuko buri wese afite ikintu cyerekana rwose ko akunze Imana. Ashobora guhagarara akemeza abantu ko yubaha Imana, yizera Imana, akorera Imana, ariko iyo bigeze ku mavuta yo mu mperezo ntago afitwe na bose. Amavuta yo mu mperezo rero ni iki? Bamwe bajya bavuga ngo ni ugusenga, ariko si ugusenga, kuko gusenga rimwe na rimwe ni ikintu kigaragarira abantu. Ariko rero hari amavuta yo mu mperezo, nababwiye ngo ni imirimo y'imbere, ni imirimo y'imbere. Amavuta yo mu mperezo ni ibintu nka bibiri: ni umwuka wera, kandi amavuta yo mu mperezo ni ugukiranuka kw'Imana kwahishuwe, gutandukanye n'imirimo y'imbere. Ni ugukiranuka kw'imbere, ni ugukiranuka k'umuntu w'imbere, ni ugukiranuka gutangwa n'Imana ubwayo, kudatangwa n'imirimo myiza, kutava mu byiza we wakoze, ahubwo Imana iha abayizera. Imana ishimwe cyane. Rero umuntu ku byiza byose azakora, byose azakora mu bwenge bwe no mu mbaraga ze, ntashobora kugera ku rugero rwo kwakira umwana w'intama w'Imana. Uyu mukwe urimo kuvuga ahangaha ni Yesu. Nagira ngo mbibutse, Bibiliya ivuga kuri Adamu na Eva, ijambo nkunda kurivuga, igihe bari bamaze gukora icyaha, ngo baragiye bariyambika, bambika umuntu w'inyuma, bamwambika ibibabi by'imitini, Bibiliya ibyita ibicocero, ariko bumvise Imana ntibatinyutse kuyireba, barirukanse barihisha. Umuntu ufite imirimo y'inyuma atarahawe gukiranuka kw'Imana bose bahabwa, abizeye Yesu bahabwa, Imana niza cyangwa umukwe naza, uyu muntu ntazinjira mu nzu y'ibirori, azasohoka nk'uwagiye kugura amavuta, ntabwo azagaruka. Ntiwatinyuka kureba Imana ushingiye ku mirimo yawe myiza. Umuntu wese uzabona Imana cyangwa uzabona umukwe ni umuntu ufite amavuta mu mperezo. Amavuta nakubwiye ngo ni umwuka wera, kandi umwuka wera uhabwa abizeye. Ntabwo ndimo kuvuga ibintu, hari umwuka w'isi, hari umwuka w'idini, uwo nawe urahari, kandi rimwe na rimwe hari igihe ushobora kugira kubyitiranya, ukabona umuntu wuzuye umwuka w'idini, ukabona umuntu wuzuye umwuka w'isi, ukabona umuntu wuzuye umwuka wa experience, bikakugora kumutandukanya n'umuntu wuzuye umwuka w'Imana. Ukabona umuntu wizeye Yesu by'ukuri n'umutima we wese, agahabwa gukiranuka kw'Imana, gukiranuka kw'Imana. Uku nguku Imana iha abizeye Yesu Kristo. Ukagira ngo ukabyitiranya, ariko ibi ni ibintu bibonwa n'Imana, ni ibintu bimenywa n'Imana, bigasubira bikamenywa na nyirabyo, kuko biravuga ngo umwuka w'Imana uhamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero umukwe aje, reka maze mugakangaka ngo abakobwa igihe bari bagiye gutegereza, ngo umukwe yaratinze, bose barasinzira. Bose bari bafite amatabaza, bose bari bajyanywe n'ikintu kimwe, umukwe atinze bose barasinzira. Nagira ngo nkubwire ngo hari igihe tumazemo iminsi twebwe abanyetorero, abafite amatabaza n'abatayafite, ugasanga turasa. Ariko nagira ngo nkubwire ngo niba ufite impere zirimo amavuta, igihe cyawe ni igihe kirageze ngo ukanguke. Kanguka wa mukobwa we, kanguka wa mukobwa we, kanguka, kuko umukwe araje, ageze ku irembo. Ngo bageze igihe bumva urusaku rwinshi bavuga ngo umukwe araje. Hanyuma babyutse, ngo abari bafite imperezo zirimo amavuta bacana amatabaza yo bajya kwakira. Hanyuma abatari bafite amavuta mu mperezo bo barabanje ngo basaba abakobwa barabahakanira, baravuga ngo ntago bikunda, ntiyadukwira. Basaba abanyabwenge, abapfu basaba abanyabwenge, baravuga ngo ntiyadukwira. Reka mbabwire, uku gukiranuka, impano y'umwuka wera bitangwa n'Imana gusa, nta muhanuzi, nta mukobwa mugenzi we wayaguha, nta mupasiteri, nta mubishopu, nta muntu uwo ari we wese wayaguha. Kwirirwa ubisamo urimo urigora, ni impano y'Imana gusa, ni Imana itanga gusa, ni Imana itanga umwuka wera gusa, ni Imana itanga gukiranuka gusa. Ntabwo wabisaba umuntu ntawe. Aba bakobwa barabahakanira, baravuga ngo ntiyadukwira, ngo nimugende mujye kuyigurira. Ariko bagiye igihe cyarenze, bagaruka umukwe
yinjiye? Ni iki gituma ujya gusaba ibintu abantu, ugasaba abantu ibintu Imana itangira ubuntu? Nasomye muri Yesaya igice cyaho cya 55 ngira ngo ni 55. Bibiliya yaravuze ngo yewe muntu ufite inyota we, ngo nuze aravuga ngo yemwe afite inyota nimuze, ngo nimuze ku mazi, ngo kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Bene data, ni ibintu bitangirwa ubuntu n'Imana, ariko kubera ko abantu batangiye kwitiranya ibintu bagashaka kubishakira ku bahanuzi, ku bakozi b'Imana, usanga banabyishyura kandi ntibabihabwa, kuko ntashobora kugukwira. Aya mavuta atangwa n'Imana gusa mu kwizera Yesu Kristo, mu kwizera Imana yonyine. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, ngo Uwiteka akaba ibyiringiro by'uyu muntu. Iri jambo ndarikunda, n'ejo nararibabwiye mu ijambo nabaganirije, ngo Uwiteka akaba ibyiringiro by'uyu muntu. Uwiteka, izera Imana yonyine. Imana iba ibyiringiro byawe, iraguha amavuta mu mperezo, iragusukira umwuka wayo wera. Umwuka wera agira ibintu bitatu nkunda kubwira abantu. Mwuka wera agira ikintu bita imbuto, Mwuka wera akagira ikintu bita impano, Mwuka wera akagira ikintu bita ururimi. Ibi bintu bitatu wenda tuzagira umwanya dutangiye kuganira ku Mwuka wera, wumva ukuntu bikeneye. Ariko Umwuka wera, impano yo gukiranuka, bitangwa n'Imana kandi bitangira ubuntu binyuze mu kwizera Yesu. Umuntu rero ufite itabaza adafite amavuta, ari mu itorero, ari mu idini, arakora imirimo, aravunika, arazinduka, ariko igihe Yesu azabaje, ntabwo uzatinyuka kwinjirana nawe mu nzu y'ibirori, kubera ko nta mavuta uzaba ufite muri wowe. Uzamera nka Adamu na Eva, nubwo bari bagerageje kwiyambika, ariko igihe Imana yarije muri Edeni, bahise birukanka barahunga, ntibatinyuka kureba mu maso yabo. Ni igihe kigeze kugira ngo uhaguruke, byuka. Kandi nagira ngo mbabwire n'akangaka, nimo ndasoza, ntago gahunda yo kugira ngo abakobwa b'abapfapfa n'abanyabwenge bose basinzire biri muri gahunda y'Imana. Aba banyabwenge ubundi ntibagomba gusinzira, ariko kuko umukwe yatinze, kuko hari ibintu babonye, bageze igihe basa nk'abisi. Bene data, ntabwo tugomba gusa nkabo, ntitugomba kugendana nkabo, ntitugomba kuvuga nkabo, ntitugomba gukora nkabo. Wirambirwa, umukwe araje akongeza itara ryawe. Ndimo ndumva igihe kigeze kugira ngo bimenyekane ko dufite amavuta mu mperezo zacu. Ndimo ndumva igihe kigeze kugira ngo indwara zibimenye, ubukene bubimenye, dayimoni abimenye, ibirema bibimenye, abantu bose bamenye ko muri twebwe harimo amavuta y'Imana, kuko tumaze igihe dusa nk'abandi bakobwa b'abapfapfa. Umurwayi yaza tukamuteranyiriza amafaranga yo kujya kwivuza, harageze kugira ngo bimenyekane ko muri twebwe harimo amavuta akiza indwara. Umukene yaza tukamugabura uyu munsi, ejo akaburara, harageze kugira ngo ubukene bumenye ko muri twebwe harimo amavuta, bwirukana bugahunga bukajya kure. Igihe kirageze kugira ngo amavuta ari muri wowe bimenye, abantu bamenye amavuta ari muri wowe, umuryango wawe ubimenye, isi imenye. Bibiliya itwita umunyu w'isi, itwita umucyo w'isi, itwita umudugudu wubatswe hejuru mu mpinga y'umusozi. Aya magambo ndayakundaga mana. Igihe kirageze bimenyekane. Ntabwo uzakomeza gusa nk'abapfapfa, nk'aba bakobwa b'abapfu, oya, harageze noneho. Ndumva igihe bimenyekane ko ufite amavuta y'Imana. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ndashoje. Mana, nsengeye uyu mugabo, uyu mugore, uyu mukobwa, uyu musore unteze amatwi. Reka ubuntu bwawe bumubeho cyane. Yakiriye impano y'umwuka, yakire mu izina rya Yesu. Uku gukiranuka gutangwa n'Imana kube muri we, kugende muri we, kandi ntakongere gusa n'ab'isi, ntakongere kurya nkabo, ntakongere kwambara nkabo, ntakongere kugenda nkabo, ntakongere gukora nkabo, kuko muri we, mu mperezo ye, harimo amavuta. Reka bimenyekane, reka bimenyekane, reka bimenyekane. Itabaza rye ryake, kandi ryakire bose, ryakire umuryango we, ryakire isi, ryakire igihugu, ryakire bose bamuzengurutse, none n'iteka ryose. Amen, amen. Murakoze cyane, muhabwe umugisha. Urashobora gusharinga ubu butumwa, ushobora gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube, ushobora gukora share, urashobora gukora comment, urashobora gukora like, kugira ngo mudufashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana